Banki nkuru y'u Rwanda BNR yatangiye igerageza ry'ifaranga koranabuhanga rizwi nka CBDC hagamijwe gusuzuma uko ryakoreshwa mu gihugu. Iri gerageza rije nyuma y'ubushakashatsi bwagaragaje ko CBDC ishobora guteza imbere urwego rw'imari rukagera kuri bose ikanafasha kugabanya ikoreshwa rya cash mu gihugu. Ni inkuru kezwe na Placide Ngirinshuti. Banki nkuru y'u Rwanda igaragaza ko hari indi ntambwe imaze guterwa mu mushinga w'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rya CBDC ariryo Central Bank Digital Currency. Kuri ubu BNR igaragaza ko yamaze gutangira igerageza ryayo ku mikoreshereze y'iri faranga rishya rya CBDC ryahawe izina rya IFRA Rwanda. Inzobere n'impuguke mu by'ikoranabuhanga no guhererekana amafaranga zavuga ko zishimiye iyi ntambwe imaze guterwa na Banki nkuru y'u Rwanda. Umunezero ukomeye kuko ni intambwe nziza cyane kuko aho abantu bari bageze amafaranga asanzwe naho yarabagejeje byari ibibazo bikomeye. Rero ni intambwe nziza kuba nibura turi kubona ko hari icyizere cy'uko turi kwegera irindi terambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga nturigenzurwa na leta. Ni intambwe nziza giye ku giti cyane nabyishimiye. Kandi ari mu buryo bwo kureba noneho ngo bizatugeza kuki tuzabikoresha iki bizatwungura iki. Ni intambwe nziza cyane nje nayishimiye ku giti cyanjye. Iki ni igihe cyiza kuko nk'ibindi bihugu nkuko turi kubibona muri no minsi ubu nibwo twavuga ko iri koranabuhanga rya blockchain rigenda ryiyongera kuva ubutegetsi bushya bwo muri Amerika bwageraho ubona ko hari ibintu byinshi byagiye byiyongera. Rero nkeka ko iyo baza iki nicyo gihe cyiza cyo kubikora kugira ngo winjire mu bambere bakoresha iri koranabuhanga kugira ngo utaza gusigara inyuma. Bizadufasha rero ntago navuga ko ahubwo dusa nkaho twatinzeho gakeya, ariko mu by'ukuri iki nicyo gihe cyiza kuko urabona ko isi yose ishaka gukoresha iri koranabuhanga rya blockchain kuko byagaragaye ko rifite umutekano kurusha ibindi, kuko ikintu cyambere cyagangishije umutekano. Niba rero tubonye ifaranga nk'iri rifite umutekano kurusha ibindi kandi nk'ibihugu byinshi tubona bikomeye birimo bagenda bikoresha iri koranabuhanga rishyashya, biradufasha kugira ngo tutaza gusigara tuze kugendana nabyo bityo tutazasigara inyuma mu ikoranabuhanga. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'ikoranabuhanga mu by'imari Rwanda Fintech Association Leo Eustache Kanamugire avuga ko kuba u Rwanda ruri kugerageza ifaranga rishya rya CBDC bitanga amahirwe menshi ku bashoramari n'abanyarwanda muri rusange. Turashima Central Bank na government yacu ko badutekerezaho cyane yuko ibingibi n'ubundi bisanzwe biri mu mugambi wa 2029 w'ibyo twita fintech strategy. So twavuga rero ko barakataje kugira ngo tugere kuri fintech strategy by 2029. Ndabona ko ni intambwe ikomeye natwe nk'uruganda cyangwa se nk'abantu bari muri industry tugomba kubibyaza amahirwe kugira ngo tuzagere 2029 twabonye company nyinshi, twabonye abashoramari benshi, twabonye na product nyinshi zifasha abaturage. Guverineri wa Banki nkuru y'u Rwanda Soraya Kuziyaremye aherutse kubwira RBA ko bafite intego yo gukomeza gukwirakwiza ikoranabuhanga mu rwego rw'imari mu Rwanda kuko harimo amahirwe menshi ku gihugu. Igihugu cya Cambodia kiri mu bya mbere byatangiye gukoresha ikoranabuhanga bita blockchain mu kwishyurana. Bafite systeme bita Bakong ijya gusa nka CBDC rya faranga koranabuhanga natwe turimo kwigaho. Ni ikintu rero natwe twifuje kumenya uko bakoresheje iryo koranabuhanga ndetse nuko abaturage babo bakitabiriye, kandi tunahanahana amakuru kuko nabo ni faranga risa ry'ikoranabuhanga risa naho ari rishya ku buryo duhanahana amakuru yo kumenya natwe turamutse hafashwe icyemezo yuko hari faranga koranabuhanga CBDC u Rwanda rutangiye twaba dufite izindi banki nkuru nka banki nkuru ya Cambodia twigiraho. Ntabwo aramenyekana neza igihe iri faranga rishya ry'ikoranabuhanga rizwi nka CBDC rizatangira gukoreshwa mu Rwanda, ariko bitarenze mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka nibwo hazamenyekana ibyavuye mu igerageza riri gukorwa kuri ubu. Iri genzura rizakurikirwa n'ibindi byiciro bitatu bigomba kurangira byemeje ko iri faranga ritangiye gukoreshwa mu gihugu cyangwa se bakaryihorera bitewe n'ibizabyavuye mu bugenzuzi n'ubusesenguzi biri gukorwa. Placide Ngirinshuti, Kigali. Umva kakana, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na internet yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazanye ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu
bya online forex trading ni ukuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose, ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni iyihe rero? Ni www.gbforexonline.com 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 gbforexonline www.gbforexonline.com www.gbforexonline. Hello, muraho neza. Nk'uko bisanzwe ni gbforex online, muri bwa buryo tugenda tubateguriramo utuntu tugiye dutandukanye mu gace twise Dibyuno. So uyu munsi urebye ku mavideo yabanje twabivuzeho ibijyanye na CBDCs, ifaranga ry'ikoranabuhanga riteganyijwe kuzakoreshwa mu bihugu bitandukanye ku isi yose, ariko mu Rwanda rikaba ryatangiye kuba tested cyangwa se batangiye kurigerageza. So twabivuzeho, so rero twagerageje kubasomera inkuru yo kuri The New Times ibivugaho birambuye, na RBA nayo yagerageje kubivugaho mu mpine. Ariko tutabatindiye, ubundi CBDCs ni igitekerezo cya Banki Nkuru y'u Rwanda mu bijyanye n'ubushakashatsi iri gukora mu gushinga ifaranga rikoresha ikoranabuhanga, ariko n'ubundi rikaba rishingiye ku mafaranga asanzwe akoreshwa mu gihugu. So iryo faranga bakaba bari gusapoza ko ry'abahanga. So ubu ngubu rero hakaba hari icyiciro cya mbere cyabanje, ndumva cyaratangiye ku ya mbere Kanama 2025, aho iki cyiciro cyitwaga Ethereum. Ni icyiciro cyo navuga ni nk'icyo gutanga amasoko cyangwa se guhuriza hamwe abantu bakora mu bijyanye na fintech n'ibindi bigo bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga, kugira bakore amarushanwa ndetse bazagerageze gutanga ibitekerezo byabo ku buryo iryo faranga ryaza ryubakitse neza. So rero ibyo biba mu cyo bita POS cyangwa se proof of concept. Ni icyiciro kiba cyarashyizweho na IMF, ni ikigega mpuzamahanga mu bijyanye n'ubukungu, kugira ngo iryo faranga ritangira gukoreshwa ribe byibuze ryujuje ibisabwa kugira ngo ribe ryatangira gukoreshwa. Rero mu buryo bwaguye, BNR iri kugerageza ibijyanye na CBDCs mu buryo buzwi nka closed loop testing. Ndumva ari gutyo byandikwa, ngo ni uburyo bafatanyamo n'abafatanyabikorwa n'amabanki y'ubucuruzi n'ibindi bigo by'ikoranabuhanga, kugira ngo iryo faranga rigiye gukoreshwa batangire kuritestingira aho ngaho. N'ibintu bazarigeragerezamo harimo kwishyurana, wenda ukaba wakoresha nka telefone idafite internet, kwishyura uri offline ukaba wakishyura bigakunda. Waba ufite agatelefone gato ukoresheje USSD ukaba wakishyura bigakunda. Noneho bakanagenzura umutekano wayo, ese bizaba biri secured kuri rate y'indi mihererekanyirize y'amafaranga ihari. So rero iri gerageza ngo rizishobora kuzamara amezi 5, rikazasozwa mu Kwakira 2025. Noneho data zizaba zivuyemo nizo zatuma BNR ifata icyemezo cyo kuba yakomeza ikindi cyiciro cyo. So rero ku bijyanye n'ingingo CBDCs ishaka kubakiraho cyane, n'ingingo zigera muri 15, ariko 4 nizo bashyizemo imbaraga cyane, zirimo kuba kongera uburyo bwo kwishyura mu gihe habayeho ikibazo. Urabizi mobile money hari igihe stakinga imirongo yo kuri banki, so Ifra Rwanda ikaba yakifashishwa. So uburyo bwa kabiri, uburyo bwo guteza imbere ihangana ndetse no guhanga udushya. Urumva no gutanga uburyo buhendutse mu guhangana n'abatanga service nk'ama mobile money, Airtel money. So no kuvuga ngo iyo hari wihangana byibuze igiciro cya service kijya hasi. So uburyo bwa gatatu nanone bwimirijwe imbere cyane no kugabanya nyine muri bwa buryo bwa cashless economy, uburyo bwo kudakomeza kugendana amafaranga no gushingira ubukungu ku mafaranga y'impapuro. So ingingo ya 4 ni ukoroshya cyangwa se guhenduka no kugaragariza abaturage uko amafaranga
hanze, urugero nko kohereza muri Tanzania abantu bikaborohera, kuko ubu ngubu kohereza amafaranga mu bindi bihugu biri ku giciro cyo hejuru. So iyo hari Rwanda cyangwa se iyi CBDC ziri introduced, aho umuntu yaba ari hose, ni ifaranga riba rishingiye ku ikoranabuhanga, ushobora gukora transaction yawe mu buryo bworoshye. So rero uko izaba yubatse ku bantu wenda babyibazaho, nta hantu izahurizwa no kuba ishobora kubangamira andi mafaranga hari cyangwa ubundi buryo bwari busanzwe bukoreshwa, ahubwo izaba ije kunganira. Izaza gusimbura za mobile money, ntabwo izaza gusimbura amakarita ya banki, ntabwo izaza gusimbura amafaranga asanzwe, ahubwo n'indi payment method ishobora kuza, ariko ikaba inajyanye n'igihe, ku buryo mu myaka iri imbere ushobora gusanga n'ubundi ari nayo no gukoreshwa cyane ugenekereje n'izindi method zizaba zisanzwe. Kandi ikindi kintu BNR yifuza ko byibuze CBDCs yazajya inyuzwa no mu mabanki. Amabanki nayo akabigiramo uruhare, wakenera serivisi ya banki ukaba ufite uburyo ushobora gukoramo iriya Rwanda, ukaba wakora transaction yawe na banki, urumva. Kandi izaba ishobora no gukoreshwa na telefone zisanzwe, yaba iri offline yaba kamatushe. So nicyo cyiciro kigezweho ngubu kuba batestinga iyo method. So nekereza ko uruhare rwacu nk'abantu ba mu isi y'ikoranabuhanga, kuvuga igihe wagize amahirwe ukaba ufite iduka, ukaba ufite imodoka, ukaba ufite akabari, ukaba hari ubundi buryo, kuko iyi test ikorwa randomly, ushobora kujya kubona ukabona bakugezeho. So make sure ko byibuze ugize impact cyangwa se umusanzu wawe mu gutanga wagira amahirwe yo kuba ubwo bushakashatsi waza kubukorerwaho, ugashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo urebe limitations zirimo, and then ube wazitanga zibe zizakosorwa cyangwa se igishobora kongerwamo kugira ngo ibintu bizarushaho kugenda neza. So na makuru mashya nari mbonye amaze nk'icyumweru kimwe, ndavuga reka mbibakorereho abatabashije kubisobanukirwa ku buryo burambuye. And then abakora online forex trading bo ntekereza ko basanzwe baye babona update ku zindi video dukora zifite aho zihuriye n'uwo mwuga. N'abandi bashaka kujoininga ni karibu. And then ukeneye gufungura account ku mu broker, buri gihe tubashyiraho link muri description ya HFM ku buryo ushobora gufunguraho account uko ushobora gutradinga. Kandi twabwiye ko agira ama currency, akaba agira n'ama account ushobora gutradingaho crypto. Mbere yo gusoza, sinabura kubanza kukurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana, ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho, ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram, buri gihe tuba tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.